yacu tugushimira ko wakomeje kubana natwe kugeza aho twatangiriye, tugusaba gutangirana natwe. Nanone ukomeje kubana natwe rero, wabanye n'abaririmbyi, bana n'umuyobozi, none hagiye no kuza umwigisha wateguye yuko atwigisha muri aya masaha. Natwe turamusengeye kugira ngo umwambike imbaraga akoreshwe nawe nguko wamutoranyije gukora kuri uyu munsi. Umwuka wera muzeho cyane kugira ngo amaze amubwirize ibyo ari butubwire. Natwe duhereze gutegera gutwi ijambo ryawe kugira ngo natwe turyakire, kandi nitumara kuryumva no kuryakira natwe dushyirishe mu bikorwa iby'ijambo ridusaba. Duhagaritse imigambi yose ya Satani yatuma umukozi wawe avangirwa mu izina rya Yesu Kristo, kandi duhagarikiza imigambi yose ya Satani yatuma abantu barangara, n'abariya bose bajya kuganirira hanze ijambo ryawe ririmo. Mwami umwuka wera agenda baganirize, namara kubaganiriza bashoboze kwicara mu rusengero kugira ngo iyo myuka mibi yose ibajyana hanze, iyo yose natwe turayihambirije mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo Mwami turagusabye ngo umutekano uboneke hano mu nzu yawe, kandi twese duhereze kugubwa neza, twumva ijambo ryawe tunezerewe, kandi nituryakira rikadutsinda twihane n'ibyaha byacu. Tubisabye twizeye yuko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe duhaye kongera kuboneka mu nzu yayo, twese ko tungana turi bazima. Imana yacu mumfashe tuyikomera amashyi kubera icyo gikorwa. Ndabona ikirere ni cyiza, nguko umuyobozi abivuze ati itangazo rya mbere nuko yagenzuye ko turi kuryoherwa. Imana ishimwe ko yazanye ibiryoshe. Turi gufashwa, Imana ikomeze idufashe no mu rundi mwanya usigaye wose ikomezanye natwe. Ngiye kwigisha ariko ndaririmba. Ndabasaba indirimbo. Ndaririmba indirimbo ebyiri ariko ndasoma n'amasomo abiri. Reka indirimbo ya mbere tuyiririmbane na korali Urukundo bihuse. Iyindi perezida wa Betel ayindebere araja kuyisoma, turayiririmba tuyisoma, ntituvuze ikidari ntituvuze ikindi, turayiririmbira mu masomo. Urayindebera n'indirimbo ya 411 mu ndirimbo zo gushimisha. Urigira hafi ya mikrofone nayo uje kuzayisoma. Mwihute nk'abasore. Mwihute nk'abasore turirimbane indirimbo tuziranyeho. Namwe turabifuriza gufashwa. Haleluya, haleluya. Amen. Turabifuriza gufashwa n'indirimbo tugiye kuririmbana na bamwe mu rungano. Amen. Bahinduka
bose. Uvuga ubutumwa n'ukora mu bihe byose mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye agakora. Uvuga ubutumwa n'ukora mu bihe byose mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye agakora. Turabavuga butumwa, turabavuga butumwa, Turabavuga ubutumwa bw'Imana, turabavuga ubutumwa bw'amahoro, turababwira abantu ngo bihane, turabavuga ubutumwa. uvuga butumwa nyakuri. N'utanga urugero rwiza mu mibereho ye yose, wababwiriza ubutumwa babona uko bahinduka, wababwiriza ubutumwa babona uko bahinduka. Turabavuga butumwa, turabavuga butumwa, Turabavuga ubutumwa bw'Imana, turabavuga ubutumwa bw'amahoro, turababwira abantu ngo bihane, turabavuga ubutumwa. Yohana 9. Yohana 9 umurongo wa 4, asome maze wiyumvire uko dukwiye gukora ari ku manywa, maze ushikame mu murimo. Yohana 9 umurongo wa 4, asome maze wiyumvire uko dukwiye gukora ari ku manywa, maze ushikame mu murimo. Turabavuga butumwa, turabavuga butumwa, Turabavuga ubutumwa bw'Imana, turabavuga ubutumwa bw'amahoro, turababwira abantu ngo bihane, turabavuga ubutumwa. uvuga butumwa nyakuri. N'utanga urugero rwiza mu mibereho ye yose, wababwiriza ubutumwa babona uko bahinduka, wababwiriza ubutumwa babona uko bahinduka. Turabavuga butumwa, turabavuga butumwa, Turabavuga ubutumwa bw'Imana, turabavuga ubutumwa bw'amahoro, turababwira abantu ngo bihane, turabavuga ubutumwa. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo wegere mikrofone turirimbe iyindi ndirimbo ya kabiri. Ariko abafite ibitabo, bafite amatelefone, namwe muyifungure birebeho, tufatikanye. Magana 411 mu ndirimbo zo gushimisha.
Reka tuyisome. Iravuga ngo ayi data wo mu ijuru, turi abasaruzi, ubakure muri twe babone kugenda, bavuge Yesu cyane ko yaducunguye, ko ari we Mana yacu irokora ab'isi. Yaguhereye ubuntu, yutangira ubundi. Ibyo dufite byose bikomoka aho iri. Twemeze cyane rwose Mucunguzi wacu, gutumwa nawe hose mu bo wapfiriye. Mukiza wacu Yesu, utwuzuza umwuka, Mwami tukwigireho nk'uko wagendaga. Twe kuba abanyabute, dushishikarire gukora ibyo tubwirwa n'Imana ihoraho. Reba igihugu cyacu uko barimbuka. Ntubabazwa n'iwanyu akaga barimo. Satani umwami wabo arabazitiye, ashaka ko babana muri urya murimo. Induru ziravuze, ubatabara ubu. Nucogozwa n'iby'isi, babwirwa nande se? Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge, ubone gutabara abo yapfiriye. Urwanane na Yesu, kweta bihebuje, we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa. Genda ubyawe n'Imana ukijijwe rwose, wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Ijwi ry'Umwami Yesu rirakubwira ngo, jya mu mahanga yose uvuga ibya Yesu, babyarwa ubwa kabiri, Yesu abarokore, babatizwe n'amazi n'umwuka wera. Amen. Amen. Dusome mu byanditswe byera, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, gice cya 28, duhere ku murongo wa 16, turangize iyo mirongo iri munsi yaho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 28, umurongo wa 16. Ngo umutwe mukuru uravuga ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Aravuga ngo nuko abigishwa 11 bagigarira ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera, avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Amen. Kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Twongereho irindi somo dusanga mu buhanuzi bwa Ezekiyeli. Ezekiyeli, dusome imirongo nayo itari mikeya, ariko tutari butindemo cyane. Turakuramo amagambo y'ingenzi twatekereje tugiye kuganira. Umutwe haravuga ngo ni umurimo w'umurinzi wo kuburira iki? Abantu. Ko mu ibice 33 nabataye mu nzira. Nabonye abantu bandeba nabayobeje. Ezekiyeli ibice 33, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 9. Mwese abafite ibitabo reka marinde muhagere kuko nabatinje kuhagera. Ezekiyeli 33, duhere ku murongo wa mbere. Titire y'ayo magambo iravuga ngo umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu.
mwahageze? Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'ab'ubwoko bwawe, ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamwo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye abe ari we abazwa. Ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. 6. Ariko umurinzi nabona inkota ije, bavuza impanda, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura, uwo muri bo azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza inde? Uwo murinzi. 7. Nuko rero mwana w'umuntu, nagushiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli. Nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanjye, ubanyihanangirize. Ako kantu ubagire gute? Ihanangirize, sititiza. Nimbwira umunyabyaha ndi, wa munyabyaha we, gupfa ko uzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Amen. Mumvugire ngo amen. Ayo magambo tugiye kwiga uko nibwira mu magambo magufi, uko twabyize mu ndirimbo ko turi abavuga butumwa. Uyu muririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha, mugende mumwongere mumusome mumusubiremwo mwumve icyo ababwira. Yesu twategereje igihe kirekire. Yesu wadusezeranije ko azaza. Ndabatangariza ko agiye kuza vuba. Yesu agiye kuza vuba. Korale ni le message ivuze ngo tugiye kwinjira muri Yerusalemu sha, kandi tuyobowe n'umugaba wacu, afande wacu wadusezeranije ngo azaza. Muri 14 ya Yohana yaravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Mu rugo rwa data harimo ibyicaro byinshi. Haleluya. Ngiye ubu kubitegura, ariko nzagaruka. Sifa kwa Mungu. Nzaza kubashikira tuje kubibanamo. Haleluya, haleluya. Ibyo byicaro byarateguwe, Yesu ari ku muryango aje gushikira abizeye Imana nawe bakamwizera, abakomeje ayo masezerano. Haleluya, haleluya.
kandi azatwinjiza muri Yerusalemu. Ikibazo ni kimwe kuri nge nawe. Ese witeguye kwinjira muri Yerusalemu? Niba ari yego, Imana ishimwe. Ariko kandi niba ari yego, haracyari ikindi kibazo. Witeguye gusubiza ibibazo byose uzahabarizwa? Kuko aha dusomye amagambo ya Yesu yasigiye itorero rya mbere ryavutse mu ntumwa ze 12, imwe ikavamwo hagasigara 11. Aba 11 nibo babwiwe aya magambo dusomye muri Matayo. Yesu yaravuze ati ngiye gupfa, yafiriye Yerusalemu, niho yahambwe, ariko arababwira ngo nzabiyereka, tuzahurira Galilaya, aho twatangiriye imirimo, aho twakoranye namwe, ariho tuzahurira. Ngo nuko Yesu amaze kuzuka agera i Galilaya nkuko yababwiye, ngo yegera 11, ariko ngo bamwe barashidikanya. Yesu arababwira ati mwishidikanya ni munyegere. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Arababwira ngo ubu mumbona mfite ubutware, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, ni njyewe ubufite. Haleluya, haleluya. Ukuye mu isi no munsi y'isi, nazukanye urufunguzo rw'ikuzimu, ni njyewe urufite. Haleluya. Satani namusize ndio, ni njyewe ufite urufunguzo. Sifa kwa Mungu. None rero ngiye kugenda nkuko nabibabwiye, ariko ndabasigira umukoro umwe, ni mugende. Sifa kwa Mungu. Mubwiriza amahanga yose. Abazemera muri ayo mahanga mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, hanyuma mubicaze mubabwirize ibyo nabategetse. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Inshingano z'abanyetorero. Torero dufite inshingano zo kubwiriza amahanga yose. Umutwe w'iki kiganiro ndavuga ngo wikwicara amahanga kararimbuka. Wikwicara. Kandi Yesu yasize duhagurukije ngo tuje dute gutabara amahanga. Amahanga atarimbuka, duhari, turi itorero. Ni wicara amahanga ararimbuka. Ariko nuhaguruka bamwe mu mahanga barakizwa. Kandi abo nibarimbuka kubera kuko wicaye uzarimbukana nabo. Niko twasomye aha mu gitabo mu buhanuzi bwande bwa Ezekiyeli. Ibintu ni clear. Ibintu ni biclear, birumvikana. Niba warabaye itorero, niba uri urugingo rw'itorero, turabavuga butumwa. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Umunyetorero wese, muririmbyi, umuyobozi wa gahunda ndagushimiye ku ndirimbo waturirimbishe. Numara kumwemeraho umukiza wawe, igikurikira kumwemera nk'umukiza wawe, icya kabiri, intambwe ya mbere ni ukumwakira nk'umukiza wawe. Intambwe ya kabiri ni ukuja kumubwira abandi. Ese urabikora? Ese urabivuga? Ko tugiye kwinjira Yerusalemu, uzinjizamwo bangahe wabwirije? Cyangwa wabaye umunyabute? Iyi ndirimbo ya 100 wigira ubute, iwanyu bararimbuka. Imiryango iratikiye, irikarimbuka, nawe urengeje ukuguru kukundi. Yesu azabikubaza kandi vuba hangaha. Niba waramwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe, intambwe ya kabiri ni ukumubwira abandi. Kandi nta bundi buhanga burimo,
nukubabwira uko wari uri utarakira Yesu nuko wabaye umaze kumwakira. Fin du texte, fin du message. Ntakuja muri Matayo, ntakuja muri Luka, ntakuja mu byakozwe n'intumwa. Babwire nari meze ndya none ubu ngubu nabaye ndya. Message irarangiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Niba warabaye itorero, c'est votre devoir. Genda ushaka abandi, genda ubibwira abandi, genda uvuge ngo nari meze ndya nyuma yo kwakira Yesu ng'umwami n'umukiza wanje, yampinduye gutya nikomeze none ngwino usange. Genda mubwira amahanga yose. Imana n'ikidutegeka. Yesu niko yabwiye abigishwa be, mu mirimo yose dukora tumaze kubitorera, dukora myinshi. Dore inzu twubatse, dore ibyo turiko tuyubakamo, dore ibindi dutekereza kuzubaka ejo, dore imirimo yose muja mukora. Nejo mwakoze iyindi, n'uyu munsi mwakoze, nejo muzakora. Ariko umurimo wa mbere Imana inezererwa, uwa mbere ni ukuzana umunyabyaha agahindukira. Nta wundi murimo uri imbere y'uwo. Muri Matayo ibice 11 n'umurongo wa 11 uravuga ngo mu babyawe n'abagore ntawuruta nde? Ntawuruta. Ese muzi impamvu Yesu yatatse Yohana ko mu bagabo bose babyawe n'abagore ntawumuruta? Muzi ayo makuru? Muzi impamvu Yesu yavuze atyo? Icyatumye Yesu abivuga nuko Yohana ari we wazanye abantu benshi kuri Kristo, ari we wabwiye abantu ngo nimuze Kristo arahari. Sifa kwa Mungu. Yahagaze mu ruhame aravuga ngo nimuze, nimuze mutunganye inzira y'Uwiteka, ng'uyaraje unduta, uwo ndashobora gukora ku birenge bye, ng'uyaraje. Amahanga menshi ngo arisuka arababatiza. Sifa kwa Mungu. Nico Yohana aruta abandi. Nico, ariko muzi hari urusengero Yohana yubatse? Hari urusengero muzi aho yararwubatse? Yaravuze ngo yeme mwabana binjira namwe mwaje. Yohana yavuze ubutumwa bwinjira mu banyamadini, bwinjira mu bantu bose. Abantu barakangarana, abantu barahurura, abantu baraza bamuzaho, ababwira Yesu, abereka Yesu. Yagize umubare munini wo kushira Yesu. Yesu ngo ashike, nini musomo ayo makuru murayasanga munsi y'ijambo risa no kumunakira. Nawe ari wewe waryumva nabi. Yohana yari yaboshwe ngo afata abigishwa biwe ati muje kumbariza Yesu, mumubwire ngo niba ari we cyangwa niba atari we dutegereze uwundi. Ari mu nzu z'imbohe. Yarazi ko niba ari we araza kumubohoza. Yesu muzi ko yashubije intumwa ze. Yababwiye ati, yababwiye ngo mumugende mumubwire impumyi zirahumuka, ibirema ko birasimbagurika, abatumwa bwiza ko burabwirwa abantu bose. Haleluya. Ibyo birahuye no gufunguka. Yohana arirwariza, arabaga arifasha, igihanga baragisimbura, ariko ngo amare gusimbura igihanga Yesu aracomoka. Ati mu bagabo babyawe n'abagore ntawuruta nde? Yohana umubatiza. Ni impamvu nuko yabwirije abantu ngo baze kuri Yesu. Yabwiye abantu Yesu, yegereje ku bantu Yesu ababwira ari benshi. Itorero
niryo ryahawe ubwo bubasha Yohana yari afite bwo kuzana abantu kuri Yesu, bwo guhuza abantu kuri na Yesu. Mu butumwa bwiza Yesu yaduhaye nubwo kunga abantu, kunga isi tukayunga ku Mana. Ni twebwe twahawe urufunguzo. Icyo cyatumye abwira Petero ngo uwo muzakingirana, uwo muzafungira azaba agize gute? Bizaba bifunzwe. Ariko uwo muzafungurira ufite urufunguzo mu maboko yawe. Nufungiranira abantu barapfa. Ariko niwemera ugafungura abantu barinjira. Kandi uzabiherwa umugisha, uzabihemberwa muri Yerusalemu. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari amagambo ya pasiteri, ntabwo ari amagambo y'abadiyakoni, ntabwo ari imirimo ya reprezanta, ni imirimo y'itorero. Itorero ninde? Ni wewe naje kubwiriza abantu ngo baze kuri Yesu. Numara kubageza maze kubafungurira bakaza, uzabashikiriza pasiteri abigisha. Ntabwo tukubwira ngo uje kubigisha, genda ubabwirize. Niwo murimo wawe, kubwiriza abantu. Hari abantu babyitiranya, babivanga, babishakamo ibindi, bakavuga ngo nanjye mfite inyota. Twaragowe twebwe tubayoboye, ngo nanjye mfite inyota, ngo mushumba, ngo ntimwambikaze i Beteli, ngo numva nzaza kubabwiriza. Abanyabyaha bari iwabo, nyina ntarakizwa, nyirarume yaragowe n'itabi, se wabo aracyaterekera, ngo ntiwambeze ikaze i Beteli, kandi ukarimbeza ari ku cyumweru. Maze kuba mu cyoyo, sigaye nanga bene abo bantu, sinkibakunda. Wamubwira uti nta mwanya twapanze uwundi, nyabuna mushumba warebye ubwiriza iwanyu. Ntabwo bano bose mugende mwumva ngo bagiye ibunyanaka, ntibaba bagiye kubwiriza. Ntabwo baba bagiye kubwiriza, baje kwigisha abigisha. Sinzi kandi baba bakeneye hari ipembeni, sinkavuga izina sinkazi, ariko ndagakeka. Ntabwo nkavuga izina kuko arakugukeka, kandi gukeka ni ukubesha. Sinje kubeshera kubimbara. Barya bose ntibaba baje kutubwiriza, baba baje kutwigisha, kandi turimo abigisha. Hari akandi kantu kaba kigobetse inyuma. Niba hari ukubwiriza, amahanga arahari. Muririmbyi wa 409 aravuga ngo ntugahere kure. Uranyumva buko? Tugahere kure, hera ku mukozi wazanye. Akeneye Yesu. Niba waramwakiriye nk'umukiza wawe, akeneye Yesu, mubwire Yesu. Arashaka kwakira Yesu. Yesu agiye kuza, ariko azatubaza ko ubutumwa twabugejeje aho yadutumye. Twebwe aho kuja kuzana abantu, aho kuja kubwira abantu ngo baze kuri Yesu, turi mu kwisubiranamo twenyine. Ariko bakeneye Yesu bari hafi ahanga. Uhere dusohotse hano twese, nta muntu wabura uwabwira. Hano muri Ezekiyeli hatubwiye ngo igitero ni kiza, giteye igihugu, giteye umurwa. Abantu bagashaka abarinzi, bakabashira ku marembo, bakabashira ku munara ngo babarangirize. Hanyuma umurinzi yabona igitero, akavuza imbandara, turatewe, mukizwe n'amaguru. Abantu bose bakumva mu muhana, mu murwa, abamwe bakirukanga bagahunga, abandi bakarambya. Abo bazapfa bazize amatwi yabo, ngo bazapfa barimbuke, ariko babazwa amaraso yabo. Ariko umurinzi narangiza,
akabona igitero kiraje, akihugira akaja muri telefone, akaja mu byiwe, akaja mu bindi, ntaburira abantu. Igitero kikaza kikica abantu, ba bantu bazapfa bazire kuko bataburiwe. Ariko wewe murinzi utaburiye abantu bagapfa, nzakubaza amaraso y'abo bantu bapfuye. Niho yavuze hariya ku murongo wa 8 wa 7, yavuze ngo none genda ubabwire kandi wihanangirize. Iyo tuja kubwiriza abantu kuza kuri Yesu, tugenda twizeye 50% ko bashobora kutwumva, cyangwa 50% ko badashobora kutwumva, kuko bafite iyo ubwo bushobozi. Si wewe uhindura, ahubwo ijambo ujyanye warisengeye ugiye kumubwira niryo rimuhindura. Niyinangira wewe uzabukize urubanza rwe, ariko nahinduka uzabubonye amarongo. Haleluya, haleluya. Genda abantu bari kurimbuka, haguruka abantu bari kurimbuka. Nudahaguruka barapfa, ariko nuhaguruka hari abarokoka, hari abakira, kandi abo bakize kuko ari wowe bababwiye, ubwo ni umunyago wawe. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Icyo dusabwa ni uguhaguruka tukagenda. Cyo cyatumye muri Yesaya havuga ngo ibirenge byuzanye ubutumwa bwiza bigize gute? Ni byiza kuki birahiriwe. Mu yandi magambo, birahiriwe ibirenge bijanye ubutumwa bwiza. Ni kuki bavuga ibirenge kandi ibirenge bitavuga? Nuko bijanye umuntu, nibyo bishoreye, nibyo bijanye umuntu wo kuvuga. Ariko ibirenge gusohoka kwacu tukaja kubwira abantu bakumva cyangwa ntibumve. Nusoma Ezekiel 3 n'umurongo wo kuri 11, Ezekiel Imana yamuhamagariye kuburira Israel, kubwirira ubwoko bwayo. Aramubwira ngo ngushizeho ngubakanwa kababwira, kababurira, nubwo ari abanyamatwi mabi, nubwo ari intagondwa, nguzavuge ngo bashobora kumva nkuko batakumva, kuko nanjye barananiye. Ariko wewe ndavuze ngo jya kubabwira. Ikibi cyawe nukuzaceceka, ariko nubabwira bakumva ni namahirwe. Ariko nibatumva wewe uzaba wikije. Genda ubabwire. Uzavuga utese ndaje kubwiriza indaya zo muri quartier barananiranye, tuza tucuranga ahangaha bakanga. Ariko tera intambwe umusange, tera intambwe umuganirize, tera intambwe umugira inshuti. Nubwo utaba inshuti yo kumusanga ngo kuzakora, ariko shaka uburyo bwo kumwegera. Umugoragoze hariya biravuze ngo wihanangirize. Usubireyo rimwe, usubireyo kabiri, ugeze gatatu, ugeze kenshi. Ubugingo bwawe buri mu maboko yawe, ariko wahagurutse. Ubugingo bw'abarimbuka buri mu kiganza cyawe, haguruka. Ibyo kwihana bazihana, nibatanihana wowe uzaba wikijije, ariko haguruka. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ntabwo kuba waraje mu itorero bihagije, ufite umwenda huu. Dufite isi umwenda, dufite isi kuyibwira ko bagiye kurimbuka kandi agakiza gahari. Babwire Yesu, bajyanire Yesu, baha ubuhamya, babwire uko wakize. Ntibigombera iminsi myinshi mu itorero uti ibyo ni by'abapasiteri, ibyo ni by'abadiyakoni bamaze iminsi. Oya, n'ubu munsi umwe arabwiriza. Marko ibice 5 umurongo wa 19 murasanga umuvuga butumwa. Kubisoma byenda biraja kutitinza kandi shaka kurangiza kare. Muribuka umuntu Yesu yasanze mu marimbi, muramwibuka?
ngo yahoraga yikebagura, yiberaga mu marimbi naho yaratuye. Ariko Yesu ngo ashaka kutambuka ngo anyure muri ico gihugu, ngo anyura muri iyo nzira itazanyurwagamo, kuko Abisirayeli batinyaga imva, batinyaga intumbi. Ariko ngo Yesu aba ari iyo nzira ashaka kunyuramo. Ayinyuzemo ngo wa muntu wari ufite abadayimoni ngo aramurangiza kure. Abadayimoni bari muri we ngo batuma bataka, baravuga bati duhuriye hehe uje kuturimbura igihe cyacu kitaragera. Ngo Yesu arabaza ngo se muri bande? Ati turi ingabo. None rero we kuturimbura murashaka iki? Turashaka kuja muri ziriya ngurube, we kutwica. Yesu arababwira ngo nimugende, mwabadayimoni mugende mu ngurube. Ubundi Abisirayeli batunga ingurube bati? Abisirayeli ninde wababwiye ngo mutunge ingurube ko ari ikizira? Niba zigende njye mwabapepo. Yesu biravuga ngo icyatumye anyura muri iyo nzira, icyatumye Yesu anyura muri iyo nzira, yari afite double bit, yari afite impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere kwari ukubohora uriya wari uboshwe n'abadayimoni. Impamvu ya kabiri, Abisirayeli bari barinyegeje baje kugirira amaferme y'ingurube ahatazwe. Zombi abikuriramwo umunsi umwe. Ngo uwo muntu amadayimoni amuvuyemo, ngo araza ashaka kugendana na Yesu. Yesu yaramwemereye cyangwa yaramuhakaniye? Amubwira ngo bigende gute? Aramubwira ngo genda ubwirize ubutumwa, ntujyane nanjye, genda iwanyu uje kubwiriza ubutumwa. Sifa kwa Mungu. Yari yabatijwe, yari yakomejwe, yariye ku igaburo, yari avuye muri ETD, yakijijwe uwo munsi aja kubwiriza ubutumwa. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Nibigombera amashuri, bigombera guhinduka. Niba warahindutse ja guhindura abandi. Niba utarahinduka ngwino hano, ngwino uhinduke. Ibintu ni bibiri bya bindi twize ku cyumweru. Uruwa guhindura abandi cyangwa uruwa guhinduka. Niba utarahindutse, niba Yesu utaramwakira, niba utamubwiriza abandi, pfukama. Ntibirakereza kandi si umugayo, ntabwo ari ikimwaro. Pfukama wakire Yesu, umushira abandi. Ariko niba waramwakiriye wimugumana, mushira abandi. Ubuzima bw'abo bantu buri mu maboko yawe. Kandi ntituri abacu ngo twigenge, turi abacu ngo tugaburire n'abandi bashaka Yesu. Haleluya, haleluya. Hari abantu ingero ebyiri dushaka kuvuga, tuje kugana ku musozo w'iri jambo ryacu ngo wikwicara abantu barimbuka. Wakwicara hafi imbaga nyamwinshi, ariko wahaguruka warokora abantu. Ndavuga abantu babiri barokoye abantu benshi. Uwa mbere ni Yosefu. Ibice 45 mu gitangiriro n'umurongo wa 5 murasangaho Yosefu yirondoreye bene se bamugurishije, akanyura muri biriya byago byose, ariko agaseruka ibwami kwa Farawo, akabigira isonga cye, inzara igatera igiye kumara abantu, Yosefu agakiza umuryango we. Haleluya. Muri wewe harimo agakiza k'abantu benshi. Nuko utiyizi, biravuga ngo uwambaye ikirezi harya ngo muri wewe harimo ubuzima, harimo ubugingo bw'abantu benshi. Abantu benshi bazabura ubugingo kubera wewe, ariko nawe wabubimye ntuzabugira. Yosefu bene se bamaze kuza, muzi inzira yabacishijemwo. Hanyuma umunsi wa nyuma abirondorera murumuna wiwe yaje, arababwira ngo mwe kwituka, mwe kwivuma, mwe kwigaya ko mwangurishije, wari umugambi w'Imana kugira ngo nzarokora ubugingo bwanyu mwese.
Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Muri wewe harimo ubugingo bw'abantu benshi, ariko nuhaguruka wikwicara, usikae kitako watu wanaangamia pembeni yako. Tiwicare, tiwiha amahoro, tutuze, bwira abantu bazabyemera cyangwa babyange. Nibabyemera uzaba ubonye umunyago, nibabyanga uzaba wikuye amaraso. Hari undi muntu wa kabiri, ni umudamu witwa Esteri. Murabisoma ibice 4 n'umurongo wa 14. Esteri amaze kugera ibwami, ubwoko bw'abayuda bwose bwaguzwe ngo bwishwe na Hamani. Ibintu byabaye conclu, byarangiye. Mordecai ngo amenye ibanga, amutumaho aramubwira ngo ubwoko bugiye kurimbuka, haguruka ubuvuganire ku mwami, ureke ibyandi masababu, ureke izindi mpamvu, genda kandi nuceceka, ahari Imana izabutabara inyuze mu yindi nzira, ariko wowe uzarimbuka. Ariko nuhara amagara ku bwabo, hari ubwo wabukiza. Haleluya, haleluya. Esteri yarabukijije cyangwa ntiyabukijije? Yahaza amagara ariko akiza abayuda bose. Sifa kwa Mungu. Mu muntu umwe harimo ubuzingo, harimo ubugingo bw'abantu benshi. Muri wewe uri umuti utanga ubugingo ku bantu benshi. Wikwisuzugura, wikwigaya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nidusohoke tubwire abarimbuka, tubwire abanyamahanga. Hera none ko Yesu agiye kuza, tukinjira muri Yerusalemu, kandi hazaba harimo abantu benshi. Yohana yarababonye ibice 7 umurongo wa 9 mu byakozwe mu byahishuwe, yavuze ngo yabonye abantu batabarika. Ariko muri abo bantu batabarika wajanyemwe bangahe? Uzabazwa. Ubutumwa bwiza dufite nubwo kugenda tukabwiriza bagenzi bacu, abo twabanaga mu byaha, abari mu byaha baturi hafi. Ntujye kure, nta matike, nta rekomandasiyo uzanira kudusaba uje kubwira umunyabyaha. Aba basaba rekomandasiyo nababwiye ngo harimo n'akandi kihishe. Iyo rekomandasiyo yo kuja kubwira abantu ngo bakire Yesu ni nyabaki, ni wa munsi wamwakiriye yaguhaye rekomandasiyo eternelle. Rekomandasiyo urayifite mu kuboko kwawe yo kuja gukiza abantu. Iyi torero ni ibindi ubushaka, ariko gushaka amanyabyaha nta rekomandasiyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Rokora ubugingo bw'abantu benshi bagiye kurimbuka. Yewe murinzi, ninkubwira ngo abantu bagiye kurimbuka ugaceceka, uzarimbukana nabo, uzabazwa amaraso yabo. Ariko nubabwira ntibabyumve, we uzarokora ubugingo bwawe. Imana idufashe, turabavuga butumwa. Ubwo butumwa twatumwe tubushitse kuri ba nyirabwo. Hanyuma umwami azakora ibyo ashaka gukora muri bo. Ariko kwicara ngaha ngo Mana ja kuzana abanyabyaha, urebe n'indaye ziri muri Kadirake hajya, ni Kadirake ya mabara hanga, ngugende ubasange, ngugende ubazane. Yesu nikoko Yesu asobora kubajyana, ariko aravuze ngo tujyane nawe. Haleluya. Ariko kumutima ugasiga wegamiye aho ngaho Eliya ngo Yesu ngo genda, yaragutumye nawe ukoresha gutuma Yesu. Aho zerekana importance, nta kinyabupfura kirari. Yesu arakubwira ngo haguruka, kandi akakubwira ngo tuzaba turi kumwe, tuzajya nanjye sinzasiga, nubwo ngutumye tuzajyana. Wamaruka ukamubwira ngo Yesu ngo genda ngugere niriya hose ngubazane. Oya, ni wowe ugenda mukajyana. Haleluya, haleluya. Amakuru ya Korneliyo yari umunyamahanga, abwirwa inkuru za Yesu, arazemera, atangira kwizera. Babwira n'umugore we n'abana be n'abasikoti biwe, barizera, barasenga. Ariko marayika ngo aje kubiyereka
abatuma kwande, abatuma kwa Petero. Mweme ba Petero, Imana irashaka guhuza ko muyunga n'abantu. Ni kuki yatumye Petero? Nuko Petero ari wari ufite urufunguzo. Genda ubaze, genda usange Petero. Petero ni ukubwira uko twiyunga nawe, uko tubana nawe. Ni wowe Petero uri hano none, ni wowe wahawe ubutumwa, ni wowe wahaye ubwungo bwo kunga abantu n'Imana. Haguruka wiceceka, kandi nuvuga ntiwumvirwe, tucika intege, subira ubwira uwundi, bwira batatu, bwira batanu, gahozaho. Hahari Imana izakorera mu mwanya wayo. Imana ibafashe ba Kristo bagenzi bene data. Twahamagariwe kuvuga ubutumwa, turabavuga butumwa, turababwiriza butumwa. Ntabwo turabigisha twese. Imana yatanze impano mu itorero, abo yagize abigisha nimukomeze, ariko twese abo abamwakiriye yaduhinduye ababwiriza butumwa. Tububwire mu muhanda, no muri bisi. Muri bisi nta recommandation. Nuhaguruka muri bisi ukabona ubonye okazi ukavuga uti haleluya, azabura batatu bakumva, mbese mwese mwakiriye Yesu? Mwakwemera nkababwira Yesu? Mwakwemera nkababwira ubwiza bwa Yesu? Mwakwemera nkavuga Yesu? Tuzabura babiri, tuzabura batatu. Niba badafukama uwo munsi, ijambo bazaba bajanye naryo, bazafukama hirya y'ejo, maze nawe uzaba ujanye umunyago. Imana ibahire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbese kumwuka akwibukije, urumva noneho uvaho wari wicaye ukagira uwo ubwira, ukagira uwo usanga. Harabumvise ko bafite umwenda ku bandi no kubabwira Yesu. Hari abo baba bafite uwo mwenda, biyemeje ko nituva aha ngaha ndashaka umwe, ndashaka babiri. Hari abahari bazamura ibiganza, mukizamure cyane. Hari abahari nabonye umuntu umwe. Wewe umva ko abyemeye, yumvishe ko ari umurimo we, nahaguruke tumuherekeresha amasengesho. Babandi bashize hejuru bumva ko bafite umwenda wo kubwira barimbuka kugira ngo be kurimbuka, nibahaguruke. Nimuhaguruke. Yaguhereye ubuntu, yutangira ubundi. Ako gakize yaguhaye sakawe, kuko abenshi bakagize base batagafite. Niyo mpamvu atubwira ngo natwe nituje mu mahanga yose dushaka abazimira. Nabona baracyari bakeya, ariko muri bakeya beza. Yesu yatangiranye 11. Yatangiranye 11 arakarwa aravuga ngo muzagera ku isi yose. Turi mu mwenda bene data, kandi uwo mwenda dushobora kuvamwo tudateye intambwe ndende. Reka nsabe pasiteri yigire hafi asengera abangaba, Imana ibashoboze. Icyo bagambiriye bazagikore, ariko asengere n'aba bandi basigaye bavuga ati twebwe twaramwakiriye Yesu ariko turamwigumanira. Abo n'abarinzi bazi ku gitero kiri aha ngaha, ariko banze bavuze ngo twebwe ntituzagenda, tuzakizwa twenyine, tuje mu ijuru twenyine. Abo nabo basengere, bafashe, Imana ibafashe, ibereke aba bagomba kuburira. Nagushimiye mwami wacu Yesu, twaguhimbaje kuri Imana idukunda kandi ko ari Imana ihora iharanira kugira ngo tuzabone ubugingo. Umvishije ijambo ryawe ukuntu wakoresha umugaragu Ezekiyeli kugira ngo abwire abantu yuko bagomba guhaguruka bakagenda bakaburira abagiye kurimbuka, kuko abanyabyaha ni benshi. Hano hanze hari abasinzi, hari abasambanyi, hari abajura, hari abicanya, hari abagome, hari abatinganya, hari abatekamutwe, hari abagizi ba nabi mu nzego zose. Abo bakeneye kugira ngo babwire umwami wacu Yesu. Ariko kandi nyakubahwa Imana ishobora byose, harimo benshi bafite ubushake, hari abigaragaje mu guhaguruka, ariko n'abasigaye bicaye nabo si shyashya. Turagusaba kugira ngo twese Mana utugiriye neza, kuko ntawe utatsindwa n'iri jambo.
ahubwo tugirire imbabazi tubabarire kuko wadutumye kugenda tukaba tutaragiye, wadutumye kuzana abantu ariko abazanye abantu ni mbarwa, ariko tugira ubuntu watubabarira ukatweresha amaraso ukadutunganya ukatwuzuza imbaraga z'umwuka wawe wera. Hari amagambo dufite muri twe, hari amagambo twagiye twumva, ariko uragusaba imbaraga z'umwuka wera zidushobora kugira ngo tugende tubwire abantu Yesu dushize amanga. Utugira ubuntu Mana, urebe abana bawe biyemeje kugira ngo bahaguruke bagende, wakomereza amaboko ubane nawo, twaba tube ngo uzabana natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ushoboze benshi guhindura abatarahinduka, ushoboze benshi guhindura abantu kuri wowe Yesu Kristo umwami, kubw'imbaraga z'umwuka wera. Umwe yabwiriza undi, undi nawe akabwiriza undi, ugasanga umwami wa itorero riragutse. Turakwinginze gukora imirimo n'ibitangaza, umwuka wawe wera naba muri twe, imbaraga z'umwuka wera zikatuzura. Tuzahamya umwami Yesu ko ari muzima, tuzabwira abantu ko adukunda, ko abakunda kandi ko afite ubushake bwo kubabarira ibyaha no kubeza ibicumuro byabo no gushyira ngo kwabo kose akazabasha kuzabona ubugingo buhoraho. Koza buri muntu wese wabyiyemeje, kandi natwe twese Mana twambika izo mbaraga turazikeneye, ariko kiruta byose dushobora kugira agahinda k'abanyabyaha, bituma tutabwira abanyabyaha nuko tutagira agahinda ngo bazarimbuka, ahubwo tureme iyo nzara n'inyota n'ako gahinda n'umubabaro kubabazwa na bariya bazaja mu muriro utazima. Ubidushoboze Mana kubw'ubuntu bwawe, muka Imana bidufashemo, kandi umukozi wawe ukoreshe Mana wongere akuye, kugira ngo n'ubutaha nubishima nuzongere umukoreshe byinshi. Icyubahiro cy'Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Hari abantu mwabwirije muri iki cyumweru, kuko iri somo twaritangiye kudutangira iki cyumweru. Niba hari abo mwabwirije bakaza cyangwa abo mwatumiye bakaza baje kwakira umwami nk'umukiza wabo, nabo twabaha umwanya wabo bakaza bagatambuka. Niba hari abahari baze bapfukame, tubasengere, tubahuze n'Imana, bayitahane bazaje kwibwira abandi. Niba hari abahari batambuke, niba ari ntabahari dusubize umuyobozi wa gahunda umwanya. Tambuka, komeza utambuke, turebe niba hari abahari, niba ari ntabahari ukomeze